yantumye kugira ngo nkubwire ngo igihe kigusohoyeho, ariko igiteye agahinda nuko kigusohoyeho ufite inyota, kandi ibihe bisaba umwuma, by'umwuma biraje, ariko ababitse amazi yabo ntacyo bazaba, bazakomera. Uri muri biro, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri Australia, urahatandukanye, uri mu Rwanda, uri mu turere dutandukanye, uri Bugande, urahatandukanye muri Afurika, ariko ndagira ngo ubwire ngo igihe cy'umwuma kiraje, kigiye gusaba amazi. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo we. Ugiye gushaka gusenga bitagikunze, mbivuge. Ugiye gushaka kwihana bitagikunze, mvuge nibi. Ugiye gushaka kureka ubusambanyi bitagikunze, kubera iki? Imana yambwiye ngo mwararangaye. Abari baragiye mu kanisa barangariye mu nsengero, abandi barangariye mu mihanda, abandi barangariye mu bucuruzi Imana yabahaye, abandi murangarira muri business Imana yabahaye, abandi Imana ibahingo murarangara, ariko igihe cy'umwuma gikakaye ngicyo kiraje. Nesata pene mandi kotandola egome. Igihe cy'umwuma Imana yambwiye ngo kiraje, igiteye agahinda. Wabonye uburyo bwo kwihana birakunanira, birababaje. Wabonye akazi aho kugira ngo ukizwe urazanga, ubona kurashaka urazara aho kugira ngo ukizwe biranga. Ugiye muri Amerika, ariko we Imana izibagerageza, ariko ntimubone kugeragezwa kw'Imana. Yahubwira ngo ndakugerageje ndebe uko witwara, ariko kwitwara neza bikakunanira. Ndagira ngo dusome ijambo ry'ubutumwa bwiza. Kubakubura, namara kubakubura Uwiteka ahagurutse Penesekotanoma, ahagurutse Dawidi muri za 700 bitarapfukamira Bayali, hari Dawidi. None tangowa wasaga n'igishyitsi mu rusengero, ushira amategeko wiboneye, ku mugoroba ukajya gusambana, hirya no hino ugakora izo wiboneye, akarengane, abantu bakomerekeye mw'iryo dini ryawe. Uwiteka Imana yarababaye, imitima myinshi wakomerekeje Imana yarababaye, ije kuguca. Icyo gishyitsi wari umeze nk'igishyitsi giteye mu rusengero indani, Imana ije kukurandurana n'imizi, nirangiza ifate muri wa wundi bya 700 bitarapfukamira Bayali, abaricyo itereka mu muhamagaro. Hari abantu benshi bagiye guhaguruka bakorera Imana, babandi bari bameze nk'intamenyekana, babandi bari baragizwe ibicibwa, babandi bari barimwe agaciro, bari barimwe ijambo. Uwiteka agiye kubahagurutsa bakora umurimo wayo. Nomena tangosema, Imana yasuye, Imana irambwira ngo abantu benshi bagushijwe n'abashumba, n'abitwa ngo n'abashumba, abitwa ngo n'abahanuzi bagushije abantu, bafunze imiryango yo kwinjira kugira ngo abantu binjire bakizwe, barayifunga burundu. Uwiteka Imana arambwira ngo aje kweza topene mandikota. Imana irambwira ngo kandi icyo umuntu yabibye nicyo agiye gusarura, icyo umuntu yabibye nicyo agiye gusarura. Waraseseye, Imana irakureka. Wacyawe kenshi, ijambo ryaravuze ngo ucyawa kenshi agashinga ijosi hazavunagurika atunguwe gutungurwa adima elas. Hazavunagurika atunguwe ngo kandi nta kizamukiza. Nubwo wibwira ko washyikiriye, Bibiliya wayimize mu mutwe wawe uyifite, ariko kubera ko wanze gukiranuka, wanga kurinda izo kwizerwa, urangije wimika ubusambanyi, wimika uburozi, wimika ishyari n'inzika. Uwiteka Imana dobela kotandua aje kukwaka icyo cyubahiro wibwiraga ko ufite, narangiza kunyukanyuke. Mana niko yantumye. Waraseseye, usesera uvuga indimi, abantu bagira ngo uri intama kandi uri amasega.
waraseseye usesera usenga abantu bagira ngo uri intama kandi uri amasega aryana. Waraseseye uzuririmba kandi waseseye abantu bagira ngo uri intama kandi uri amasega aryana. Mana we, ariko Uwiteka aje kuguhana. Toraste doberema tombene kotandoma toperaste fodigide. Musomere muri Luka. Waraseseye musambanyi we, waraseseye yewe wa muhanuzi witwa muhanuzi, waraseseye. Ariko Uwiteka aje kugushyira ku karubanda, aje kukunyukanyuka, aje gutuma imvura y'amahindi kunyagira, aje gutuma useba, aje gutuma ukorwa n'isoni. Waraseseye uri gutuma izina ry'Uwiteka ritukwa. Waraseseye wirirwa ugambanira bagenzi bawe. Waraseseye yewe uri umuhanuzi. Abo umaze guhereza uburozi ntago ubazi, umaze kuroga benshi, imitima ya benshi umaze kuyangiriza. Ariko Uwiteka kuko waseseye ataguhamagaye agiye kukunyukanyuka. Luka 12. Izera bazaja kuba muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, ntaho mw'isi ntaho, mw'ijuru niho iwabo wabizera, ntaho mw'isi ntaho, mw'ijuru niho iwabo wabizera. Tuzimuka mw'isi tugera iwacu, na heza twubakiwe n'Umukiza, ku Mana yacu hari amazu meza, yubakanywe isuku tutarabona, niho iwacu, mu buturo bwiza tuzahoramo, niho iwacu, mu buturo bwiza tuzahoramo. Yesu niwe ugira amahoro meza, urupfu n'izago niwe ubitsinda, abasha kubugingo budashira, nimumwizigira azabarengera. Muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'Umukiza. Muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'Umukiza. Muze mwese dushengere, mw'ijuru tuzimana n'Umukiza. Urera urakiranuka, wambaye ubwiza no gukomera, izina ryawe witwa ndiho kandi uzahoraho, ntacyakitambika mu mugambi wawe, uriteka ubereye maso. Nejejwe nawe Kristo kuba ngeze hano, kugira ngo ntambutse icyo wampamagariye gutambutsa. Penase fodandras ege tomelanga tandomelius. Imirimo y'amaboko yawe irahambaye. Ngwino ubane naje muri aka kanya, ukora icyo wagambiriye gukora, uvuga icyo wagambiriye kuvuga. Umuntu wese unkurikira ntabonenge abone wowe, mbura ariko uboneke data. Ndakubashye, ntabarinje na laste de bonanga shikita ego pelira tandawa sangini ma egad talabilaste fo egome. Ngwino ukora icyo wagambiriye gukora, ngwino ugendagende Mwami ukore ku muntu wese muri aka kanya, ukora iz'ubutwari.
jambo ryaravuze ngo abazi Imana bazakomera, nibamara gukomera bakore iz'ubutwari. Ukora izo wagambiriye gukora, nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Nyemerere duhe ikaze abantu badukurikiranye muri uyu mwanya. Barabizi njye nitwa Ben, hanyuma tugiye kumva message Imana yaguhaye. Nyemerere noneho tukwinginga ubanze wibwira abadukurikiye bakubonye ari ubwa mbere, kugira ngo tuze kubana noneho tuziranye muri gahunda tugiye kwinjiramo. Murakoze cyane Ben, Imana ibaha umugisha. Ku bantu bambonye ari ubwa mbere, kwivuga ntaco bitwaye. Amazina nitwa Tuyisenge Daniel, andi matitire yose ngombwa. Ndi mu rugendo rugana Isiyoni nkawe, kandi ndabizi neza ko nitwakora neza izaduhemba. Izaduhemba iyo Mana, izaduhemba. Nitwakora neza izaduhemba. Nitwakihangana izaduhemba. Amen. Imana izaduhemba nitwitwara neza, tugakora neza, nta buryarya, nta shari, nta nzika, nta busambanyi, nta rwangano, nta bujura. Mungu atatulipa. Imana izaduhemba. Ndi mu rugendo, ndakomeje mu rugendo rwangewe. Zino mwisi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru we. Rero ndi hano kubw'impamvu z'Imana. Nishimiye kukubona nawe. Tuba twatereye imisozi, nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko warushya umutima. Sansaba Uwiteka kugira ngo mfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva we. Imana ishimwe kandi Uwiteka bw'icyubahiro, we wadushoboje kuba turi aha ngaha. Pe elila tandangaza la wili tangazo melima tandamanga ego. Ndakumvise Mana. Haleluya. Pe eliwa talanga sikita enima. Muze mureka tuvuga indimi. Hari abantu bavuze ngo muzikura he. Twazikuye ku musaraba Gologota. Nyo nyine habiri bari mari nyota. Iyo umaze gusoma kuri rino riba utangira kwambara izindi mbaraga. Hari izindi ndi muvuga. Mela sefo ego. Ndi kumwe nawe Mana. Tanamasaka talaberi fosema ego. Ndakumva Mana. Murakoze cyane, mwihangane mba numva nageze mu kindi kirere. Imana ibaha umugisha cyane, murakoze. Wari watinze numva guri kumbaza vyishikaye namaze kugera muri cya kirere, ntangiye kubona amandiko. Enatapelas baze mvuge kino kintu ku musaraba hari riba rimari nyota. Wowe utarahanywera warahomze, uzahora ucencura ubutumwa. Wowe utarahanywera wararangaye, uzahora ucencura ubuhanuzi ndetse n'ibindi. Nzamona n'abandi bandika muri comment bakandika indimi z'abahanuzi. Impamvu nta yindi nuko utaranywera kuri rya riba rimara inyota. Uracyafite inyota. Penasema ego. Uracyanyotewe. Ariko Imana yaje. Beni ndagukeneye hano. Egera Bibiliya. Menataka sadamanda. Penase molanga topeli widigide. Atakota la malanga sikita. Pelila tika salamali otangoma. Penima ndiko talama. Iza muri gukora mwabashumba mwe bigiye gutuma mwicwa n'umwuma. Iza muri gukorera mu nsengero bigiye gutuma mwicwa n'umwuma. Z'abantu bari bishingikirijeho bibindutse ubusa. Nabonye abantu barira baraboroga baburubahoza kubera iki? Ijambo ry'Imana ryaramanutse ribabwira kujya mu nkuge kwishakira ubwisha, ariko zarabananiye, ahubwo murarangaye. Muntakazaza niba abahanuzi, niba abandi, nibzabindi, ibyo wise zabindi bigiye gutuma ushaka ubuhungiro ububuri. Menesa katando malanga sikita egome belaste fodema nola tata katibo langa sikini manga egome. Oh lala Mana we. Yuda igice cyaho cya mbere ni igitabo kimwe ndumva Yuda afite igice cya mbere ku murongo waho wa 4.
twumva icyo umwuka bw'amatorero. Yego, mureke dusome Bibiliya mu izina rya Kristo Yesu. Yuda igice cya mbere umurongo waho wa 4 haravuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe yego rwihishwa yego bagenewe kera gucirwaho iteka. Yego, ni abantu batubaha Imana, baraseseye, bahindura ubutumwa bafite na Bibiliya mu biganza nuko batabivuze neza. Yego, baraseseye bari kurogana mu kanisa, baraseseye bagenda n'amarozi, baraseseye bahanura bayakenyereyeho, baraseseye. Imana yabavumbuye ije kubakubita metapela ngatanguwa, ije guheha nguheha enelatangasima, ije guheha nguheha umwana. Yesu ndete pelase ari utuntu bakenyereyeho, baraseseye barabizana, ntago bageze bahamagarwa. Oya, ariko Imana yambwiye ngo ije gukubita, ije kubahana di. Ndestance demanda egome. Komeza usome. Bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, barasambana, bararaguza, bararoga, edo penasema, baderevura abagore kandi ari abashumba, baraseseye ariko bagenewe kera gucirwa iteka. Mwaraseseye, mutuziniro bariyo, mumbari bariyo, banywa n'amatabi, nta gakiza kaboneka muri bo kubera baraseseye, biyambika umwambaro w'izina batahawe n'Imana. Ariko Uwiteka arabaziye, cyo mukora byose mubye muri menge, kuko Uwiteka mwababaje, mwarishushanyije. Ariko Uwiteka azanye fimbo ya Bwana. Igeze mu kanisa ngo ni banani, ni ba potre, abashumba ba posto, iryo zina warihawe nande? Nimba ari Satani bigiye kumenyekana. Unatango sekuta lopelana makatika zema egome. Uwiteka Imana araje kandi ntabwo atinze. Imana yampaye amezi, impa n'itariki, simbivugiye hano kubera impamvu yanjye runaka, ariko mumenye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data akeneye ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengere mu mwuka. Uwiteka yantumye. Komeza soza. Mbene abo ngabo bihakana izina rya Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Amen. 5 Rekeraho ngaho. Yego. Melase ego. Imana we, birababaje kubugiye gukubitwa kandi witwa ngo uri pasiteri. Mbese ushumbye iki? Uri umuhanuzi ariko ugiye gukubitwa. Iryo zina wiyambitse urarizize. Penima tanguwa ego. Ifimbo ya Bwana igiye kukugeraho. Ndelataka namanga. Nabonye insengero mbona sirigusha. Imana irambwira ngo ziriya ntabwo ari insengero, ahubwo nizo abantu biyubakiye kugira ngo bansuzuguriremo. Niyo mpamvu Uwiteka aje do penikitandua, aje gukubura. Ubu nibwo itorero ndetse n'ubuzutse bugiye kuboneka. Tangaza kino kintu. Enotandoma mwabaye mu kanisa mudakizwa, mwitwa abahanuzi ariko mudakizwa, mwitwa pastor ariko mudakizwa. Imana igiye kubakubura kubera ko mwishushanyije. Nirangiza ikiza abantu, mwabujije abantu kwinjira, mwakingiranye umwuka wera, mwakoze ikosa, mwarahemutse. Ariko Imana igiye gutangaho mugiye kuririra, mukahekenyera amenyo. Menetando belastikita egome. Endelatandua, abandi mukarenganya leta ngo bakinze insengero ngo bafungura utubari. Penase n'ubunda bitwa ngo mwari mwizo sengero, mwajyaga muri twa tubari rwihishwa, mwajyaga mu mayoga rwihishwa. Impamvu zakinzwe ni mwihangane, nizitwa ngo zirahari, zigiye gukingwa. Ntagise igihe cyo gukingura k'isengero ntabwo kiragera.
ntabwo kiragera zafunzwe kubw'umugambi w'Imana irambiwe ibizira byanyu peritandomera kotandua n'izindi ziracyakingwa n'abandi mugiye guhanwa n'Uwiteka Imana. Ibyo nibimara gutambuka Uwiteka Imana azahagurutsa insengero nyazo yemera. Guterana kuzaboneka, ariko guterana kwitwa kwera. Ariko guterana mwari mufite kwari uguterana kwanduye, gufite amacakubiri n'inzangano. Ariko Uwiteka araje kandi ntabwo atinze. Nasuwe n'Imana. Nomena kotando belaste fodima. Elola takashikidimanda enatandoma egome. Hari abahindutse nk'inshinge zo mu nsengero. Bavugaga rikijyana. Ariko imitima yabo yaborewe kubera ubusambanyi, yaraborewe kubera ubujura, yaraborewe kubera ubwicanyi bwo mu mitima, yaraborewe kubera inzika ndetse n'inzangano n'amashari. Uwiteka Imana aje amekuja, Mana we mbabarira, aje kukunyukanyuka nguziranye n'abakomeye, ngumaze gutunga waraseseye, izo wari ugezeho bigiye guhinduka umuyonga kubera ko waseseye. Uwiteka yakundumyeho etopenima, ntimutungurwe n'impfu z'abitwa ngo ni abashumba, z'abitwa ngo ni abapasitoro ku izina zigiye kuba nyinshi. Uwiteka aje kunyukanyuka. Kibabaje muzagenda muririmba ngo umugeni aratashye, azaba atashye mu marimbi, azaba atashye mu kuzimu, ntabwo azaba atashye mu bwami bw'Imana. Hari ibyo mwahisha abantu, mwiyoroshaga uko intama kandi muri amasega aryana. Ntabwo ntinya kubabwira Uwiteka yampaye kuvuga, ariko muzabona ishyano kuko araje. Somera Luka 12. Yego. Kangahe? Murongo wa 2. Haravuga ngo kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Yego. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikana mu mucyo. Yego. Nicyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Ndiyo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye ntimugatinye abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara. Aho ngaho twagiye. Nta cyatwikiriwe. Inama mwakoze zo kugambana, inama mwakoze mbi zo kugira nabi, ibyo mwakoze bibi, haleluya, ibyo mwakoreye mu rwisho, ibyo mwafuditse, Uwiteka aravuze ngo nta cyatwikiriye. Ibyo watwikiriye warasambanye urabisha, ufite imiti wavanye hirya, Imana yarakubonye, nanjye ndi kukubona. Warangiza ngo uri umushumba, uri umupasitoro, uri umuhanuzi, ariko Uwiteka ntabwo akubona. Ariko ibyo watwikiriye bigiye kujya ku kwa rubanda. Abo wakomerekeje imitima, Uwiteka agiye kugushyira ku karubanda. Ibyo mwavugiye indani bigiye kumvikanira hejuru yayo. Hasigaye umwanya mutoya izuba ntiryongere kurasa. Ibyanditswe bigiye gusohora, ibyahanuwe bigiye gusohora. Bisore mu midugudu igiye itandukanye y'isi. Abakomeye b'isi bagiye gushoberwa, abakomeye bafite ubutunzi bagiye gushoberwa, kubera ko ntawe uzahagarika umuriro w'Uwiteka ugiye gutwika ugakongora. Abanze kumva, abubakiye kubigirwamana, umuriro w'Uwiteka uje gutwika kandi ugiye gukongora. Ndabwira abumvira abatumvira muzibonanira. Amena. Imana ibaha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakiranuka. Ndagushimiye aka kanya umpaye ko kuvuga. Ndavuze koko ngwino ushorere buno butumwa, uwo bugeraho ntabonenge ahubwo abone wowe, ntiyumve nge yumve wowe.
ukora ibyo ugomba gukora. Enopenasi, hari inkongi z'umuriro zigiye gutambuka nyinshi, hagiye kuba inkongi z'umuriro. Benestikidima, hari imbaraga zigiye gutera abana ku mashuri aho bari. Uri kuvuga ngo ababyeyi bafite abana ku mashuri babasengere cyane cyane cyane, babasengere, bafata amasengesho y'iminsi 3 basengera abana babo biga, kubera ko birakomeye. Donasedema, hari imbaraga zimanukiye ku mashuri kugira ngo zinanize abana, ziteza ababyeyi amarira n'imiborogo. Ndagushimiye, basenge babe maso, basengera abana babo. Pelila tandomangasima benestifodima imlalatala kose ni manda egomi menitado berafo nelastans egomi. Divorce igiye gukurwaho burundu. Penasheko tandoma, kubera ko ugiye gutabara isi, ugiye gukuramo ibishakwe byamunze isi. Domene tanduwa, zahamagaye imbaraga zirusha abatuye isi. Topene manda, uraje Kristo ntabwo utinze. Ndagushimiye, uri uw'agaciro. Wino ukora iz'ubutwari, ugere ku bantu bose abababaye mwami, ubarengere. Wumva buno butumwa wese agahindukira agaca bugufi, umubabarira akizwe nawe kubw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Nawe Imana iguha umugisha, kandi nukuri gukomereza amaboko, yongereye yuzuza imperezo zawe. Abantu badukurikiye ngira ngo mwumvishe iki Imana iri kudushakaho mu gihe gisa nk'iki ngiki, gukiranuka ndetse kugendera mu murongo Imana irimo dushakamo nicyo cy'ingenzi. Nyemerere ninginga umukozi w'Imana aduhe nimero za telefone. Ndabizi ko ushobora kuba ukeneye kwihana cyangwa se ukeneye kuba wasengerwa mu buryo bugiye butandukanye, hanyuma uze kumuhamagara. Ndabizi neza ko rwose kugufasha muri uwo mwanya wo kwitunganya. Tugwaye ikaze mushumba mu duhe nimero. Urakoze cyane. Nimero ya telefone ni 0788 72 91 46. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Unyemerere nshimire abantu badukurikiye muri uyu mwanya, nawe tugushimire. Nkwifuriza ibihe byiza, nkubwire ngo naho ubutaha rero. Ciao ciao. Amen.